umuntu si itsinda nubwo umuyobozi w'itsinda agena arigeze no kubabwira ndawe niba ari dufitanye ikibazo mwahaye groupe gusenga bagatora undi muyobozi ariko abana b'Imana ntibagomeze kukuba inzererezi cyangwa se ngo iyo groupe irimburwe ese niba Karosi ari we mufitanye ikibazo ngewe nzira iki nzira ngo kuko naje muri social media nkavuga kuri ADEPR nge ndashaka ko muturenganura ko biri kose rero ngewe ndi kubona ibi bintu byamaze kugera mu mubiri ntibikiri mu mwuka ngo ngewe nanditse urupapuro nsezera nanditse urupapuro nsaba uburenganzira bwo gusenga kuko sinasezeye kuvuga ngo urwo bagaragaje ko wasezeye itorero n'uruhimbano ahubwo ndibaza abayobozi bahamya ko barubonye n'ibandi genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Reka nizere ko mumeze neza cyane abantu bakurikira urugendo online TV bari mu Rwanda cyangwa se hanze y'u Rwanda mu bihugu byose bitandukanye abantu bacu turi kumwe muri rwa rugendo abahisemo gukora subscribe mbashimire cyane mugira ibihe byiza kandi uyu munsi nimba ibintu bitameze neza reka twizere ko ejo cyangwa se ejo bundi ibintu bizaba byagiye mu buryo cyane twese dushima Imana. Nitwa Samu Gakire uri kumwe na Jerry niwe turi kumwe muri rwa rugendo rwacu barukomeje umunsi ku munsi. Uyu munsi kongeye kwakira umukozi w'Imana ejo mwabonye ikiganiro twakoze tumaze iminsi dukoze yanyuze ku rugendo kijyanye n'uburyo bangiwe gusengera kuri ADEPR cya hafi. Abantu nabonye batarabivuzeho rumwe nabonye muri comment hari abampamagaye hari ndetse nabanyandikiye bari hanze cyangwa se bari mu bindi bihugu bigiye bitandukanye banyandikiye ubutumwa kuri WhatsApp bambwira ko ngomba ongera guhamagara umuyobozi w'abacuzi ni groupe y'abanyamasengesho ariyo nubundi yangiwe gusengera hariya mu cya hafi. Turi kumwe rero na uwihoreye Karosi Yesu ashimwe wihoreye François nako ariko Karosi niryo rizwe umeze neza ndashima Imana. Karo ejo ntago nabonye umwanya wo kugira ngo tuganire byinshi bitewe n'uburyo byari bimeze hariya hantu reka mpere kuko abantu babonye ibyabaye byarangiye ute uyu munsi tutegereje kugira ngo byanzurwe ntabwo twahavuye nari maze kuvugana n'abayobozi b'intara cyangwa se umujyi wa Kigali uko byahise bigera kuri BTN ubuyobozi ku rwego rw'itorero cyangwa se bw'umujyi wa Kigali muri leta. Rero turavugana adusaba ko twazahuza nabo bashumba tukaganira ku kibazo cyacu noneho bagatanga umwanzuro w'uko byanzuwe. Ubwo rero twese dutaha turavuga tuti twe gufatwa nk'abantu bari kwigaragambya kandi ntabwo ari cyo twari twajemo twaje gusaba gusenga ntabwo rero twagiye mu myigaragambyo yego. Nuko byari bimeze mwahavuye nka ryari mwahageze ryari mu gitondo muhava ryari twageze saa 10 za mu gitondo tugiye muri Niba ture kuko n'ubundi tugisenga twatangiraga isaa 10 tutangiranye na Niba ture tugahita dukomeza iteraniro n'ubundi rero twagezeho saa 10 abahageze cyakora saa 10 zibura barinjiye nyuma yaho saa 10 n'igice nibwo batangiye kubuza abacu kwinjira. Yego. Muhava ryari ave saa 6 z'amanywa. Saa 6 z'amanywa. Yego. Ejo ko nabonye ubuyobozi nabonye babahamagara mbona mubaye nk'abegereye ku rugi ninde wari ubahamagaye yaragiye kubabwira iki? Okay, no kuvuga ngo jewe navuganye n'abadipisi benshi kuko urumva igihugu cyacu kibera amaso abana byacyo nubwo itorero rifite abo riyoboye ariko riri munsi y'amategeko ya leta. Ubwo tubansaba bambwira bati ikibazo cyanyu cyumvikanye nimureke wenda nimuvaho ngaho mubihorere nta kibazo twibiba ikibazo cyamenyekanye n'iki kiri mu bwihisho tugiye kugikemura.
ubwo bivuga ngo twahise twumvira ubuyobozi bwacu, negeranije rero abanyamasengesho kugira ngo dutahe n'abandi bari baje gusenga kugira ngo nyine tujye mu rugo dukurikiranirwe iki kibazo noneho nibirangiza tuzasubire gusenga Imana. Yego, uretse inzego z'ubuyobozi za leta, ntago ku ruhande rw'itorero nta buyobozi bwigeze buza, byo byose nibo bakabanje kuba, ubwo ndavuga ubuyobozi bwo hejuru bw'itorero, nibo bakabanje kuza gukemura ikibazo, kuko mwavuze ko ikibazo ntago ari ADEPR, ahubwo ikibazo kiri ku muntu, ku mushumba. Undi ikibazo ntabwo ADEPR yavuze, keretse wenda kuri Twitter nkeka niho bashobora kuba ari icyo bashyizeho ngo urwandiko ngo nsezera, ariko ntabwo kuri telefone cyangwa se ku munwa ntabwo bigeze bamvugisha, ntibanatuvugisha kuko bimaze igihe kinini, usibye ko abantu bapfa kuvuga. Nabonye mu makomantere harimo abantu benshi bari kudutera amabuye, ariko utarakubitirwa mu kiliziya agira ngo Bikira Mariya agira impuhwe, cyangwa se ni inzu nk'izindi, wagira ngo si inzu nk'izindi. Inzu y'Imana yitwa inzu kuko yasengewemo, buriya nayo yishyizemo abaturage yakwitwa inzu y'umuntu. Bivuga ngo rero uyu munsi abaduteye amabuye wenda nabo bazagerwaho. Uyu munsi ni gurupe abacuzi, ariko ababayoboye bazababona, n'abatabazi bazababona, kuko ikigira umukristo ni uko asenga Imana. Iyo wavuye mu bumana rero gusenga Imana, usenga dayimoni. Ikigaragaza ko uri umukozi w'Imana cyangwa usenga Imana ni uko akenshi ukunda aba bayobozi umbwiye, nicyo nari nshatse gusubiza, ariko umunyabwenge arabyumva ibyo mvuze. Ni ukuvuga ngo aka kanya nta waduhamagaye kuko ntibadushaka. Kuba batadushaka si uko dufite ibyaha, ahubwo ni uko hari imyibwirire cyangwa se kuba umwuka wacu udahuye n'uwabo. Hari abavuze ngo dufite imyuka y'abarangi, iyo tuba tugifite imyuka y'abarangi ntabwo twakwitwa abana b'Imana. Ikindi cyangwa se ntabwo twaba turi kurwanira uburenganzira bwo kuza muri ADEPR. Tuzi ko abarangi bari hanze bafite aho bari gupfukama basaba izo mana zabo, baba bafite akagoma barimo bavuza, abenshi bajyaho barabizi, bajya basengerayo. Rero uyu munsi twebwe ntabwo itorero ryaduhamagaye kubera ikibazo dufitanye, kuko nanditse no kuri Twitter yanjye bazabibona, nanditse ndavuga ngo iri torero rifite ikibazo cyihishe, hari bo batazi. Yego. Karo, reka wenda ninjire ku bibazo nabonye biri muri commentaire cyangwa se abantu bampamagaye bambwiye ati uzagarure Karosi asobanura ibi bintu. Wanditse urwandiko usezera muri ADEPR. Buriya rero uyu munsi nananditse mbaza ngo ese urwandiko wabonye rwandikishije intoki cyangwa rwandikishije mashini? Ku impamvu navuze iri jambo, iyo ujya gusezera umuntu hari urwandiko wandika n'imashini, abantu twe kuba abana ukandika urupapuro rw'imashini ariko ugakoresha n'intoki. Hari urupapuro rwemeza ko umuntu yiyandikiye n'umukono we akanarusinyira. Hari n'urwandiko rero ufata ukaba uwari wese yakwandika agashyira umuntu. Urwandiko ruhabwa agaciro rero ni urwandiko ruje rufite n'inyandiko iherekeje, urwo rwenda rwanditswe n'imashini ariko rugaherekezwa n'urwandiko rw'intoki. Ngero nanabaje ndi kwibaza ese niba kwari ugusezera, hari ibibazo bya mbere byo nabonye, ndasezera ndinde, mfite inshingano kizi? Ese ndasezera itorero, ndasezera umukristo, ninde wampamagaye cyangwa nk'umuvugabutumwa? None umuntu uvuye muri ADEPR wese arasezera? None se ikindi nabonye ngo nashinze idini rirananira, ngo mpita ngo ngaruka gusaba imbabazi, nako kuza mu idini. None se idini babyita ko wagarutse guteza akavuyo, bivuge neza, niko bavuze. None se leta yo reka tubiheraho, na leta wenda irahari. Nagiye muri RGB njya kwandikisha itorero, ko umuntu wese uhabwa niyo utahawe urupapuro rw'idini uhabwa icyemezo cy'igihe gito. Ese RGB nagiyemo mu buyobozi saba ko nshaka gushinga itorero, icyo ni icya mbere. Icya kabiri, ese hari sale nimwe nakoreyemo nshyizemo itorero ngo wenda bivugwe ko ari itorero?
wenda abakristo bo barahari. Ikindi bavuze ko arabona bwumuye nkabasohora nkabatwara nkabana byatunaniye tukagaruka. Uyu munsi ntabwo twebwe twananiwe n'itorero kuko narigiyemo nta n'imisi ibiri yashira ritaruzura. Nimba nshyira icyumba hari ari kikuzura ntabwo nashyira itorero ngo rinanire kuko uyu munsi mfite ubushobozi bwo kwishyura sare. Mfite ubushobozi bwabo mfite bantera inkunga n'ibyangombwa nkabibona. Rero ntabwo icyo cyo ntabwo byariho. Ahubwo ikindi urwo rupapuro warumbajije. Yego. Ntabwo jewe nanditse urupapuro nsezera. Nanditse urupapuro nsaba uburenganzira bwo gusenga. Kuko sinasezeye kuvuga ngo urwo bagaragaje ko wasezeye itorero n'uruhimbano. Ahubwo ndibaza abayobozi bahamya ko barubonye n'ibandi. Kuko mu bivugwa n'abantu bose bivuga ko nibaza n'urupapuro ruriho kashe. Apana impimbano n'ubu bayiteraho. Niba barimo bagaragaza nabonye handitseho abapasiteri ngo pasiteri runaka n'umushumba runaka ngo umushumba runaka n'umushumba runaka. Abo byamenyeshejwe nibagaragaze yuko nabahaye izo mpapuro. Nibireke kugaragazwa na ADEPR ya cyahafi ya Muhima kuko niho mba. Kandi abo bari kuvuga ko nasezeye ntibigeze bakaragariza abakristo. Iyo umuntu asezeye gutyo habaho n'inama y'inyobozi twese turaba ADEPR. Urwandiko wararusomye rugaragaza ko usezeye? Je navuye kuri Twitter y'akarere ka Nyarugenge narubonyeho ruriho. Warubonye ubona atari we warwanditse? Urwo rupapuro nabonyeho rutandukanye n'urwo nanditse. Kurwo nanditse jewe nasabaga uburenganzira. Ndavuga ni ibi ngibi rero uko bimeze nge ndashaka ko muturenganura. Ko biri kose rero jewe ndi kubona ibi bintu byamaze kugera mu mubiri ntibikiri mu mwuka. Iyo bivuye mu mwuka rero uyu munsi haza nibirenze n'ubu hari ibyo niteguye bizaza. Bivuga ko hatangiye gukoreshwa impapuro mpimbano. Ubu ni impapuro mpimbano kuko uyu munsi nanabyanditse kuri Twitter na nsubiza. Ndavuga ntese koko hariho nibanzana urupapuro rw'intoki. Nimba se havuga ko wenda urwo rupapuro baruhimbye urakeka ko ari nde waba warabikoze? Byakozwe na Muhima. ADEPR ya Muhima. Ni Muhima. Iyobowe na Gerishom. Ari we umuvuga ko mufitanye ikibazo we na n'umudugudu ayobora aribereye ayoboye nk'umushumba. Yego. Kuko n'abantu babiri by'abandi simbazi ariko abantu dufitanye ikibazo n'umushumba uwo bita Rufose ari na pasteur yavuye ku bushumba ni pasteur kuko yaje kuri paruwasi ya cyahafi cyitwa paruwasi ariko ubu n'umudugudu. Bivuga ngo ntakira umushumba rero ahubwo ni pasteur yaramanuwe agirwa pasteur. Noneho wo bari basigiye wari umushumba nkawe niwe uri kumuyobora. Niwe Gerishom rero ubu niwe mushumba. Bivuga ngo uyu munsi rero nta bandi bantu dufitanye ikibazo. ADEPR ni nini ni ngari. Ntabwo rero twebwe benshi nabonye banditse ngarutsaho baravuga ngo ntabwo ngo ubundi ngo aho ni waba Imana gusa ngo ibyo bintu nari ngiye kubikubazaho buretse ahubwo mbanze mbikubazeho kugira uhite unabisubirizaho. Nimba biri kugaragara ko koko ADEPR itagushaka itabashaka kubera iki muri kwigundiriza ko Imana ari imwe ko kandi Imana itarimo hariya mwari muri gushaka kwinjira. Imana iri ahantu hose, Imana iri ahantu hose na hano muri alarme Imana irahari. Reka nizere ko mumeze neza cyane abantu bakurikira urugendo online TV bari mu Rwanda cyangwa se hanze y'u Rwanda mu bihugu byose bitandukanye. Abantu bacu turi kumwe muri rwa rugendo abahisemo gukora subscribe mbashimire cyane mugire ibihe byiza. Kandi uyu munsi nimba ibintu bitameze neza reka twizere ko ejo cyangwa se ejo bundi ibintu bizaba byagiye mu buryo cyane twese dushima Imana. Nitwa Sam Gakire uri kumwe na Jerry niwe turi kumwe muri rwa rugendo rwacu barukomeje umunsi ku munsi. Uyu munsi kongeye kwakira umukozi w'Imana. Ejo mwabonye ikiganiro twakoze tumaze iminsi dukoze yanyuze ku rugendo kijyanye n'uburyo bangiwe gusengera kuri ADEPR cya hafi. Abantu nabonye batarabivuzeho rumwe, nabonye muri comment hari abampamagaye, hari ndetse nabanyandikiye bari hanze cyangwa se bari mu bindi bihugu bigiye bitandukanye, banyandikiye ubutumwa kuri WhatsApp bambwira
ko ngomba kuzongera guhamagara umuyobozi w'abacuzi, ni groupe y'abanyamasengesho ariyo n'ubundi yangiwe gusengera hariya mu cyahafi. Turi kumwe rero na uwihoreye Karosi, Yesu ashimwe. Uwihoreye François nako, ariko Karosi niryo rizwe. Umeze neza? Ndashima Imana. Karo, ejo ntago nabonye umwanya wo kugira ngo tuganire byinshi bitewe n'uburyo byari bimeze hariya hantu. Reka mpere kuko abantu babonye ibyabaye byarangiye ute? Uyu munsi tutegereje kugira ngo byanzurwe. Ntabwo twahavuye, nari maze kuvugana n'abayobozi b'intara cyangwa se umujyi wa Kigali, uko byahise bigera kuri BTN, ubuyobozi ku rwego rw'itorero cyangwa se bw'umujyi wa Kigali, muri leta. Rero turavugana, adusaba ko twazahuza n'abo bashumba tukaganira ku kibazo cyacu, noneho bagatanga umwanzuro w'uko byanzuwe. Ubwo rero twese dutaha turavuga tuti twe gufatwa nk'abantu bari kwigaragambya, kandi ntabwo ari cyo twari twajemo. Twe twaje gusaba gusenga, ntabwo rero twe twagiye mu myigaragambyo. Yego. Nuko byari bimeze. Mwahavuye nka ryari? Mwahageze ryari mu gitondo? Muhava ryari? Twageze saa 10 za mu gitondo tugiye muri Niba ture, kuko n'ubundi tugisenga twatangiraga saa 10 tutangiranye na Niba ture, tugahita dukomeza iteraniro. N'ubundi rero twagezeho saa 10, abahageze cyakora saa 10 zibura barinjiye. Hanyuma yaho saa 10 n'igice nibwo batangiye kubuza abacu kwinjira. Yego. Muhava ryari? Twave saa 6 z'amanywa. Saa 6 z'amanywa. Yego. Ejo ko nabonye ubuyobozi nabonye babahamagara, mbona mubaye nk'abegereye ku rugi. Ninde wari ubahamagaye? Yaragiye kubabwira iki? Okay, no kuvuga ngo jewe navuganye n'abadepisi benshi, kuko urumva igihugu cyacu kibera amaso abana byacyo, nubwo itorero rifite abo riyoboye ariko riri munsi y'amategeko ya leta. Ubwo tubansaba bambwira bati ikibazo cyanyu cyumvikanye, nimureke wenda nimuvaho ngaho mubihorere, nta kibazo. Twibi ikibazo cyamenyekanye ntikikiri mu bwihisho, tugiye kugikemura. Ubwo bivuga ngo twahise twumvira ubuyobozi bwacu, negeranije rero abanyamasengesho kugira ngo dutahe n'abandi bari baje gusenga, kugira ngo nyine tujye mu rugo dukurikiranirwe iki kibazo, noneho nibirangiza tuzasubire gusenga Imana. Yego. Uretse inzego z'ubuyobozi za leta, ntago ku ruhande rw'itorero nta buyobozi bwigeze buze, byo byose nibo bakabanje kuba, ubwo ndavuga ubuyobozi bwo hejuru bw'itorero, nibo bakabanje kuza gukemura ikibazo, kuko mwavuze ko ikibazo ntago ari ADEPR, ahubwo ikibazo kiri ku muntu, ku mushumba. Undi ikibazo ntabwo ADEPR yavuze, keretse wenda kuri Twitter nkeka niho bashobora kuba ari cyo bashyizeho ngo urwandiko ngo nsezera. Ariko ntabwo kuri telefone cyangwa se ku munwa ntabwo bigeze bamvugisha, ntibanatuvugisha. Kuko bimaze igihe kinini, usibye ko abantu bapfa kuvuga. Nabonye mu makomantere harimo abantu benshi bari kudutera amabuye, ariko utarakubitirwa mu kiliziya kugira ngo si inzu nk'izindi. Inzu y'Imana yitwa inzu kuko yasengewemo, buriya nayo yishyizemo abaturage yakwitwa inzu y'umuntu. Bivuga ngo rero uyu munsi abaduteye amabuye wenda nabo bazagerwaho. Uyu munsi ni gurupe abacuzi, ariko ababayoboye bazababona, n'abatabazi bazababona, kuko ikigira umukristo ni uko asenga Imana. Iyo wavuye mu bumana rero gusenga Imana, usenga dayimoni. Ikigaragaza ko uri umukozi w'Imana cyangwa usenga Imana, nuko akenshi ukunda aba bayobozi umbwiye, nicyo nari nshatse gusubiza. Ariko umunyabwenge arabyumva ibyo mvuze. No kuvuga ngo aka kanya nta waduhamagaye kuko nibadushaka. Kuba batadushaka si uko dufite ibyaha, ahubwo nuko hari imyibwirire cyangwa se kuba umwuka wacu udahuye n'uwabo. Kwiyaba hari abavuze ngo dufite imyuka y'abarangi,
iyo tuba tugifite imyuka y'abarangi ntabwo twakwitwa abana b'Imana. Ikindi cyangwa se ntabwo twaba turi kurwanira uburenganzira bwo kuza muri ADEPR. Tuzi ko abarangi bari hanze bafite aho bari gupfukama basaba izo mana zabo, baba bafite akagoma barimo bavuza, abenshi bajyaho barabizi, bajya basengerayo. Rero uyu munsi twebwe ntabwo itorero ryaduhamagaye kubera ikibazo dufitanye, kuko nanditse no kuri Twitter yanjye bazabibona, nanditse ndavuga ngo iri torero rifite ikibazo cyihishe aribo bo batazi. Yego. Karo, reka wenda ninjire ku kibazo, ku bibazo nabonye biri muri commentaire cyangwa se abantu bampamagaye bambwiye ati uzagarure Karosi asobanura ibi bintu. Wanditse urwandiko usezera muri ADEPR. Buriya rero uyu munsi nananditse mbaza ngo ese urwandiko wabonye rwandikishije intoki cyangwa rwandikishije mashini? Ku impamvu navuze iri jambo, iyo ujya gusezera umuntu hari urwandiko wandika n'imashini, abantu twe kuba abana ukandika urupapuro rw'imashini ariko ugakoresha n'intoki. Hari urupapuro rwemeza ko umuntu yiyandikiye n'umukono we akanarusinyira. Hari n'urwandiko rero ufata ukaba uwari wese yakwandika agashyira umuntu. Urwandiko ruhabwa agaciro rero ni urwandiko ruje rufite n'inyandiko iherekeje, urwo rwenda rwanditswe n'imashini ariko rugaherekezwa n'urwandiko rw'intoki. Njye rero nabaje ndi kwibaza ese niba kwari ugusezera, hari ibibazo bya mbere byo nabonye, ndasezera ndinde, mfite inshingano kisi, ese ndasezera itorero, ndasezera nk'umukristo, ninde wampamagaye cyangwa nk'umuvugabutumwa? none se umuntu uvuye muri ADEPR wese arasezera? None se ikindi nabonye ngo nashinze idini rirananira, ngo mpita ngo ngaruka gusaba imbabazi, nako kuza mu idini. None se idini babyita ko wagarutse guteza akavuyo. Bivuge neza, niko bavuze. None se leta yo reka tubiheraho, na leta wenda irahari. Nagiye muri RGB njya kwandikisha itorero, ko umuntu wese uhabwa niyo utahawe urupapuro rw'idini uhabwa icyemezo cy'igihe gito. Ese RGB nagiyemo mu buyobozi saba ko nshaka gushinga itorero, icyo ni icya mbere. Icya kabiri, ese hari sare nimwe nakoreyemo nshyizemo itorero ngo wenda bivugwe ko ari itorero, wenda abakristo bo barahari. Ikindi bavuze ko arabona bwumuye nkabasohora nkabatwara nkabana byatunaniye tukagaruka. Uyu munsi ntabwo twebwe twananiwe n'itorero kuko narigiyemo, nta n'iminsi ibiri yashira ritaruzura. Nimba nshyira icyumba hariya kikuzura, ntabwo nashyira itorero ngo rinanire, kuko uyu munsi mfite ubushobozi bwo kwishyura sare, mfite ubushobozi bwabo, mfite bantera inkunga n'ibyangombwa nkabibona. Rero ntabwo icyo cyo ntabwo byariho, ahubwo ikindi urwo rupapuro warumbajije. Yego, ntabwo ngewe nanditse urupapuro nsezera, nanditse urupapuro nsaba uburenganzira bwo gusenga, kuko sinasezeye. Kuvuga ngo urwo bagaragaje ko wasezeye itorero n'uruhimbano. Ahubwo ndibaza abayobozi bahamya ko barubonye n'ibandi, kuko mu bivugwa n'abantu bose bivuga ko nibaza n'urupapuro ruriho kashe, apana impimbano, n'ubu bayiteraho. Niba barimo bagaragaza, nabonye handitseho abapasiteri ngo pasiteri runaka n'umushumba runaka ngo umushumba runaka n'umushumba runaka. Abo byamenyeshejwe nibagaragaze yuko nabahaye izo mpapuro, nibireke kugaragazwa na ADEPR ya cyahafi ya Muhima, kuko niho mba. Kandi abo bari kuvuga ko nasezeye ntibigeze bakaragariza abakristo. Iyo umuntu asezeye gutyo habaho n'inama y'inyobozi, twese turaba ADEPR. Urwandiko wararusomye rugaragaza ko usezeye? Je navuye kuri Twitter y'akarere ka Nyarugenge, narubonyeho ruriho. Warubonye ubona atari we warwanditse? Urwo rupapuro nabonyeho rutandukanye n'urwo nanditse, kuko urwo nanditse jewe nasabaga uburenganzira. Ndavuga ni ibi ngibi rero uko bimeze, nge ndashaka ko muturenganura. Ko biri kose rero ngewe ndi kubona ibi bintu byamaze kugera mu mubiri, ntibikiri mu mwuka. Iyo bivuye mu mwuka rero uyu munsi haza n'ibirenze, n'ubu hari ibyo niteguye bizaza. Bivuga ko hatangiye gukoreshwa impapuro mpimbano. Ubu ni impapuro mpimbano, kuko uyu munsi nanabyanditse
kuri Twitter nahise nsubiza ndavuga ntese koko hariho nibanzana urupapuro rw'intoki nimba se havuga ko wenda urwo rupapuro baruhimbye urakeka ko ari nde waba warabikoze byakozwe na Muhima ADEPR ya Muhima ni Muhima iyobowe na Gerishomu ari we muvuga ko mufitanye ikibazo we n'umudugudu aribereye ayoboye nk'umushumba yego kuko ni abantu babiri jya abandi simbazi ariko abantu dufitanye ikibazo n'umushumba uwo bita Rufose ari na pasiteri yavuye ku bushumba ni pasiteri kuko yaje kuri paruwasi ya Cyahafi cyitwa paruwasi ariko ubu ni umudugudu bivuga ngo ntakiri umushumba rero ahubwo ni pasiteri yaramanuwe agirwa pasiteri noneho uwo bari basigiye wari umushumba nkawe niwe uri kumuyobora niwe Gerishomu rero ubu niwe mushumba bivuga ngo uyu munsi rero nta bandi bantu dufitanye ikibazo ADEPR ni nini ni ngari ntabwo rero twebwe benshi nabonye banditse ngarutsaho baravuga ngo ntabwo ngo ubundi ngo aho ni waba Imana gusa ngo ibyo bintu nari ngiye kubikubazaho buretse ahubwo mbanze mbikubazeho kugira uhite unabisubirizaho nimba biri kugaragara koko ADEPR itagushaka itabashaka kubera iki muri kwigundiriza ko Imana ari imwe ko kandi Imana itarimo hariya mwari muri gushaka kwinjira Imana iri ahantu hose na hano muri alarme Imana irahari ko niyo mpamvu nge nanze kuva mu gihugu cy'u Rwanda mbwira Imana ngo nibanze ntabare ko nababariye muri iki gihugu nta mpamvu yo kujya gukirira imahanga rero itabanje kuntabara kuko amasezerano yampereye hano mu gihugu cy'u Rwanda ni nayo mpamvu nabwiraga abantu ngo sinshaka kujya mu mahanga none nta n'ibyo nkeneye ndashaka kugira ngo Imana intabarire mu gihugu cyacu no kwitorera bivuga ngo rero nibwo nishatse gusubiza ko gusubira mu Cyahafi se hari urusengero rwiza nta n'ubwiza rufite n'ubu bari mu nyubako biruri muri towa kuko bagiye kubaka ni ukuvuga ngo twebwe si uko hari urusengero rwiza ruruta izindi ahubwo twebwe turashaka kugira ngo twebwe twahawe uwo munsi tuba ariwo duhabwa ku iryo toro ritaraza ngo rihadukure rero twebwe twasabaga kugira ngo basi batubwire bati ntibishoboka baduha undi mudugudu wa ADEPR ese nimba Karosi we warasezeye ugasezera muri buretse iyo baruwa koko nimba ihari bari ziriya ntama zindi mwari muri kumwe zo zirazira iki ko zitasezeye ko Karosi yasezeye mu izina rye sinibaza ko mu ibaruwa nimba handitse ko ari abacuzi bose basezeye nimba ari Karosi ubwo nimba ari Karosi gusa bari abamama bari bangiwe gusenga bo ejo bazira iki bazira wowe njyewe rero sinibaza ntabwo twebwe ntabwo njyewe ntabwo ari erega se abacuzi bakenewe ni Karosi kuko njyewe Karosi sindi kwibaza hari igihe ureba umuntu usitsinda nubwo umuyobozi w'itsinda agena narigeze no kubabwira ndabona niba ari igihe dufitanye ikibazo mwahaye gurupe gusenga bagatora undi muyobozi ariko abana b'Imana ntibagomeze kuba inzererezi cyangwa se ngo iyo gurupe irimburwe ese niba Karosi ari we mufitanye ikibazo njyewe nzira iki nzira ngo kuko naje muri social media nkavuga kuri ADEPR n'ejo burya nicyo ruguru barimo bavuga bari bo mu Cyahafi bati kuba baravuze kuri ADEPR ni umwanzi nyine ntabwo bashobora kwemera ko agaruka wayivuzeho nabi se nyine n'ibya biganiro namaga nkora nzi ko byinshi ari nawe twabikorana rero sinzi icyo ubwo nicyo gihe nazize ni nacyo jyewe njyana urwo rupapuro bavuga ngo nasezeyeho Gerishomu yambwiye yarambwiye ngo wowe ubwawe ngo reba ngo nk'ubu ngo urajya muri interview ngo ukavuga ngo amazina y'abantu ngo rero ngo ntukwiye ngo twe ngo ADEPR ngo urubatse ngo ntibyacu ntibikwiye kujya mu itangazamakuru ndavuga nabonye ikosa nabura kurikosora kurivuga arangije rero ahita ambwira ngo rwiye ngo ibyo ngo ntago bibaho ngo ubwo ngo wowe ngo ntabwo ngo ADEPR ngo yakongera kukwemerera gufata inshingano ndamubwira ntago icyo cyo nta kibazo Imana niyo yaduhaye inshingano nayo izagomeza kuziduha hari amahame ya ADEPR wigeze wica nta na rimwe iyo nica amahame ntihaboneke pasiteri umwe cyangwa iyo paruwasi ivuge ngo Karosi twamushyize inyuma y'ingo ngo cyumba cyanyu cy'amasengesho hari uburyo cyari gitangiye gusenga none si iyo dusohoka ahubwo nsubize iyo dusohoka
tuzi ko wasohotse ashyirwa inyuma y'idini. Karosi cyangwa gurupe abacuzi hari no muri inyuma y'itorero. Ntitujya ku ifunguro ryera. Ntese ujya ku ifunguro ryera abaciye. Ikindi kibazo ngo wafashe abakristo urabashorera barenga 100 na ubwo abona ni groupe mwari mufite, muragenda mujya gukodesha sare mu rundi rusengero. Yego, ari byo abantu benshi bise ko wafunguye idini murindi. Nanjye ndibaza naringiye kugwa message nsomera. Ariko some wenda yingi y'ino mushumba. Uyo niwe wari uri muri proposal wahaye inkoni cyangwa se wasaga n'wasimburanywe n'uri uhari. Iyi yo hasi yanditse. Iya nyuma. Hariho ha. Yara message ira ubwo ngiye kusoma ino message yonyine gusa. Ngo nyine ngo niba mwarashyizwe n'urwego nirwo rwakagombye kuhabavana kandi rukerekana ahandi mujya kuko groupe ziremewe muri ADEPR. Iyi message yisobanure. Iyi message impamvu nyivuze uyu ni umubyeyi wacu watureze hariya. Mugabo umushumba Mugabo. Nibaza Mugabo we kuko aratuzi. Nawe yaje abo mu cyafi bamutwangisha. Ariko we kuko ari umunyamwuka aragenzura. Asanga turi abakozi. Twubatse ibyo byose byubatswe hariya twavugaga ejo ari uhari. Twe nituburana ibyo twubatse je sinjya nanabijyaho. Ntabyo mburana kuko jewe Karosi wansize hose no muri sayira nahasize intebe. Ntacyo ntasiga hano aho ngeze mpasiga ibintu. Ko je ndi umukozi. Kindi singwira amafaranga ni bazanshinje ngo Karosi ngo tumushinje amafaranga. Ko jewe ubwanjye yewe jewe ndi umunyamafaranga. Mfite Imana yatanga. Ikindi aho mba bazaze bansure bareba ikibazo nagira. Je nta kibazo cy'amafaranga afite. Mfite Imana itanga amafaranga. Nje mfite umuterankunga w'umuzungu bita Emmanuel, Imana iri kumwe natwe. Bivuga ngo yanyemereye kuntera inkunga mu buzima bwanjye bwose. Rero jewe icyo mvuga impamvu mbivuze iyi message nyiguhaye. Uyu nguyu numwe mu bantu basize bari guporopoza batuzana abayobozi b'ururembo bayoboraga icyo gihe kugira ngo tujyanwe duhabwe umudugudu mbe pasteur cyangwa mbe mwarimu. Bagera nubwo bambwira ngo wabaye umupasteri umuvolontaire udahembwa. Na nimbabwe nti nta bihembo nkeneye. Sishaka kuba umupasteri nk'umuntu uhembwa, sishaka umukozi w'idini. Ndashaka umukozi w'Imana. Nimundeke nyobora icyumba. Cyo gihe nibyo nababwiye. Ahubwo nkeka ari nacyo ndi kuzira. Kuko ngira je narababwiye ngo ndashaka nimwandeke nyobora icyumba uko bikwiriye. Nkora inshingano z'ibyo nshoboye ntiswe umukozi w'idini. Rero aka kanya impamvu musobanuye message tugiye mu burenganzira bw'itorero. Iyo bakwandikiye hakozwe inama y'ururembo cyangwa se ya paruwasi cyangwa se biterwa inama yariyo, haboneka rwa rwego nanone rukaza rutiye groupe ntiyemerewe gukorera aha kuko ni hato cyangwa kubw'impamvu runaka. Abayobozi b'itorero ryaho babyanze barimuwe, ariko bimuriwe kubw'impamvu runaka bimuriwe ahandi. Rero niyo mpamvu yanditse akavuga ngo urwego rwabashyizeho rwahabashyize nirwongere ruterane kandi rubimure rubaha ahandi ho gusengera muri ADEPR. Kandi kuko twebwe dufite uburenganzira, dufite impapuro, dufite amasezerano. Niba dufite amasezerano bikwirenza n'amasezerano kwa bayashyizeho na ADEPR. Ariko Karobo nk'umuntu wabikurikiranye hariya kuri ADEPR cya hafi haba groupe ebyiri. Hari groupe ntabwo ari ebyiri gusa. Ari isenga kuwa mbere y'urubyiruko kuwa mbere basenga kuwa kabiri. Yego. Noneho hakaza n'isenga kuwa kane icyumba cy'itorero. Kuwa kabiri kuwa mbere asenga urubyiruko, kuwa kabiri agasenga ababyeyi, kuwa gatatu nitwe twasengaga. Noneho ko ariko urubyiruko rusenga nijoro. Ahubwo uwo munsi wo kuwa mbere nawo wari uwacu. Igihe twafatwaga ku murenge bahamagaye itorero ADEPR baravuga bati none ko twafasha abakristo banyu Karosi muramuzi ati ni umuntu wacu ati ave n'umuvuga butumwa wacu ukomeye. Barangije barahurura ururembo rurahurura bitaruza bahita batuma abashumba baraza biruka
hari kuri Kimisagara bati nimuduhe abantu bacu batwari 62 icyo gihe badufasha badufatiye mu rugo two twatagira gusengera bahita basinya baravuga bati tubahaye urusengero rw'iwacu basize basinye mu murenge nicyo birengagije ejo basiga basinye ko baduhaye mu cyahafi baravuga bati nta rwose ntago bazasubira gusengera mu ngo ati bagiye aho muzaba bariza ni ku rusengero ADEPR cya hafi bahita baduha umunsi wo kuwa mbere no kuwa gatatu twirirwagamo kuwa mbere dusengera iteraniro kuwa gatatu tugasenga icyumba gisanzwe cyakira abantu bose ariko reka turebe muri izo groupe zose uburyo zasengaga noneho kuwa kane hasengaga icyumba ari nacyo umunsi kiri gusenga yego kiyobowe n'isoko na groupe bita isoko ariko kikaba ari icyumba cy'itorero noneho icyumba cyanyu cy'abacuzi abanyamasengesho ni groupe y'abanyamasengesho cyo kuwa gatatu ari nacyo cyagaragara ko gifite abantu benshi kuko nkanjye wahaje nasanga n'abantu bari hanze nguciye mu ijambo kutashyizeho ya video kaka video wenda gace buretse banze gusobanura umbwira ukuntu ahubwo noneho ikibazo gishobora kuba cyarabaye cyuko hajemo ikibazo cyuko ugira abantu benshi noneho hanazaho ikibazo cy'amaturo ni ukuvuga ngo buriya ngewe niyo mbarutse mbona ya biriya bintu byose nubwo mu bikwepa ariko ku maturo harimo ibibazo mu maturo kandi muzi ko ngewe ndabizi ko reka ngusobanurire ngewe ibintu by'ukuri nahoze mvuga ni impamvu ADEPR yaduteye ubwoba yanga ko tuvuga ukuri niyo mpamvu ubona n'umukristo nawe uriwe maze kuvugana n'umuntu uvuga kuri ADEPR ngewe ndiwe rwose ni ukuri ndiwe kandi ikibazo ADEPR dufite ngewe wasibye ko nzapfa rimwe navutse rimwe nzanapfa irindi umunsi rero wuko ngewe ayo maturo uri kuvuga benshi bakata twebwe dufite ibitabo bigera mu 8 byanditsemo amaturo yakiriwe nuko ntara ku mudugudu hari ibitabo byacu kuri ADEPR hari paruwasi dufite ibitabo by'umudugudu n'amaturo yinjiye twe twinjiza icyumba cyo kuwa gatatu ejo bundi bahamagara umushumba w'ururembo nari nicaranye nawe yarahamagara uriya mushumba Rufose amuhamagara ati none se ko Karosi na groupe mwanze kongera kubakira atabo bantu ntabwo bashaka ko dushyiramo abadiyakoni ku maturo yabo nahise muvugiramo ndavuga ni mwazanye abadiyakoni banyu niba muzi ko ikibazo cy'amaturo niko jewe nta kibazo cy'amaturo twabahaye ibitabo byose mwa buri munsi twaverisaga uko twateranye dufite umugemuro n'iki ko ari mwe mwabigemuraga uwo mwarimu hari witwa uriya mwarimu w'umugore ejo wadufungiranye niwe wakiraga ayo maturo ese karo kuki utafashe icyumba cyawe mu bivange n'ibindi kuko byose ari ugusenga none se kandi ko iyo muri commentaire oya ntago mbisomye umva impamvu mbikubajije nuko mu bintu akitangira kuzamo ikibazo uko twakoranye ibiganiro habaye proposition yuko mushobora kujya musenga kuwa kane bitewe na covid nyine twari gukora inama icyo gihe nta nama y'ubuyobozi yatwegereye ngo ituganirize ngo itubwire iti turashaka kugira ngo muvange n'icyumba cyo kuwa kane none ikindi nawe utirengagije fata icyumba cy'uko nawe ubwawe ikirenge cy'umukameramani si Gibson yabonaga hatereka kamera byabaga bigoye si mwayifataga mu ntoki kubera kubura aho ayitereka noneho wibaze ko nta hasigaraga ikirenge cyanjye cyaho gikandagira cyangwa umuvugabutumwa n'imbere y'abavugabutumwa urabizi ko habaga huzuye korari ntiyari kubona aho iririmbira ko habaga huzuye hose ari uruhimbi henahe fata bari abantu noneho uhita ushyiraho nabo bo kuwa kane uhita uhuza bose ufate ko twebwe ntitwanga guterana n'abandi kutengesha no mu materaniro ntabwo rero twakwanga guterana n'abandi kuko twaba dufite agatsiko kacu kandi twe nta gatsiko dufite nuko uyu munsi ibyo bari kuvuga ni ukutunaniza baratunaniza kuko bazi ko twe bidashoboka ko twabyemera wenda kuko bazi ko dufite itsinda rifite nyine icyo cyumba ariko nyakuri nubwo bari kubivuga ariko barabizi ko
nabo ubwabo bitashoboka. Ese Karuko umuntu udukurikiye nazumva Karosi ari kuvuga ari gukora ibiganiro akavuga akumva icyumba cy'abacuzi, Karosi ari kurwanira ishyaka iki? Nge ndarwanira ishyaka Imana kuko uyu munsi ndi umukozi w'Imana. Imana irihagije. Umuntu narwanira ishyaka ubu ni umwana wanjye Rusi, kubera yuko niwe maraso yanjye. Uwa kabiri narwanira ishyaka ni Begin, kuko niwe mwana wanjye. Kabiri narwanira Beura, nkamurwanira kuko ari umwana wanjye. Nkarwanira ishyaka Korodine w'Imana, kuko ari we twasezeranye wanyambitse iyi mpeta. Rero impamvu ndwana nuko mfite ishyaka, ndi umubyeyi. Undi muntu ndwanirira ni umurimo n'ijambo Imana yavuze mbere yuko twebwe iyi gurupe ibaho. Natanze ubuhamya mvuga uburyo niwe wankoresheje, ntango wamye uburyo Imana nkwenya Bugogo ndi umucuruzi ikampombya mu cyumweru kimwe, ikamwa ngo jya mu murimo wanjye, nguhekesheje ubwoko bwanjye, abana banjye. Uzahura n'intambara nyinshi, ariko mwana wanjye ndakugwije, nzakurwanirira. Aribwo ampaga gurupe abacuzi 2013. None niyo mpamvu wanze uyu munsi rero je naho amaraso yanjye nayahaburira, ubuzima bwanjye bukapfira. Niyo mpamvu jewe nemeye ngaseba, ubundi nta n'icyampeshaga guseba hariya. None se barambakuramo iki? Ahubwo ngiye mpagera, iyo ngiyeyo mpatakariza amafaranga, mpatakariza amaraso. Ubu se nkubwe ngo nirwe mpagaze mvuga ntacyo ndi buhembwe, harimo cyubahiro kize. Niba ari cyubahiro Imana arakimpaye, nubwo Abanyarwanda batakima, abandi bose barakima. Mfite abantu isi yose bavuga bati Imana iri muri Karosi turayemera. Nagiye nsengera ibisubizo biraboneka. Nubaka kanya mfite ama message atagira ingano, ambwira ati ibiki cyakemutse. Wakwereka bashimaga kuwa kane, bavuga bati Karo ibintu Imana yarabyemeje, watubwiye ko kuwa kane tuzagaruka dushima. Bamwe badafite amateleviziyo n'ibiki byose, Imana iri gukora ibitangaza. Urumva dufite abantu bagiye bava mu magare bakize, dufite abazutse bavuzukiye mu rusengero. Gose ndajya guhamya iki? Sinshaka icyubahiro, ahubwo icyo nshaka ni ukugira ngo umurimo w'Imana nge ba Petero na ba Yohani na ba Yakobo na ba Ndeyandi ba Matayo bose benshi barishwe bazira ubutumwa bwiza. Abatubanjirije dusubiye mu ntumwa, nawe uri tayari? Numwe nanjye ndi tayari, ko ngiye ubu uyu munsi kuba wanafungwa. None se ejo navuze ngo iki nishinganisha, naravuze kuko uyu munsi babonye bibaye, bahita bafata ikirara cy'umwe mu bagore bahari, ngo umwe wahanuye ngo aravuga ngo gurupe abacuzi ngo Imana baheshye mu cyaha hafi ngo nk'uko umuntu aheha amabyi. Ngo aravuga ngo ahitanure uwo mushumba uhari, ngo aravuga ngo niwemera ko bangera kugaruka hano ngo Imana izakwica, ngo ikwicire n'abana n'umugore. Ngo amubwira ko ari Imana ibivuze. Rero uyu munsi twebwe ntabwo turwana, sinanarwanirira abacuzi, ndarwanira Imana yaduhaye uyu murimo. Iyo atari Imana dukomeje mu murimo ngo duhagarare, ntabwo uyu munsi kwitwa abacuzi. Abacuzi tuzi ko ari abantu bacura ibyuma. Reka dusome Nahumu mbabwira aho izina rituruka. Reka dusome mu gitabo cya Nahumu, kugira ngo wenda batazanagira ngo turi abacuzi bacura ibyuma. Twe twahamagawe n'Imana. Wenda reka dusome mu gitabo cya Nahumu. Noneho ntago ndi buhasobanure kugira ngo wenda abantu banamenye. Zakariya, reka dusome Zakariya ibice 2 ku murongo wa mbere. Muri Zakariya ibice 2 haravuga ngo mu bice 2 ku murongo wa mbere haravuze ngo maze nubura amaso ngiye kubona mbona amahembe mbona amahembe 4, mbaza marayika twavuganaga nti biriya ni ibiki? Aransubiza ati biriya niyo mahembe niyo mahembe yatatanije Abayuda
n'Abisiraheli n'ab'i Yerusalemu, Uwiteka anyereka abacuzi 4. Ndamubaza nti bariya bazanywe n'iki? Aransubiza ati uzi ko aya mahembe ariyo yatatanije Abayuda ntihagira uwegura umutwe. None rero bariya bazanywe no kuyirukana no gukubita hasi amahembe y'amahanga yajyaga ahagurukirizwa gutera igihugu cy'Abayuda akabatatanya. Nuko iryo ni ijambo ry'Imana bw'abantu. Rero icyo nashaka kuvuga, twebwe turwanira iki? Impamvu aba bose baturwanya n'abantu tutari kumwe batagikorera Imana, kuko uri umukozi w'Imana wadufasha kurwana no kubwiriza abantu. Ko ngiye Karosi nima mbwira abanyabyaha bakihana ibyaha, bakavamo abari mu busambanyi bakabuvamo, abarozi bakava mu burozi, bakabuzana bakabushyiraho, abantu babapfumu bakapfa mu bupfumu, abagize gute abakwema inda bakihana bakemera kwakira Yesu. Ntabwo rero abanyamahanga bakorera leta y'umwijima banyishimira. Impamvu nge mfite intambara nyinshi, bari no kurwanya gurupa abacuzi. Twe twazanywe no gukubita amahembe nk'uko tubisomye. Imana niyo yatwisira izina, iduha ibi bisobanuro. Twaje gukubita amahembe hasi yahagurukirijwe ubwoko bw'Imana, ahagurukirizwa Abanyarwanda, ahagurukirizwa Abayuda. Twe turi Abayuda, turi ubwoko butuye ukwabwo. Bivuga ngo niba turi abana b'Imana, ntabwo shitani azishimira ko dukora umurimo w'Imana. Impamvu izi sengero bazifunga kugira ngo tutajyamo nuko tuvuga ibyabo bikabacumita mu mitima. Umusambanyi usambanira ku ruhimbi, usambana muri biro, ntazemera ko duhagarara hari ko nahagera Karosi ko ababizi ko nta bwoba. Uranzi nzamuterura mushyire hariya yihane, sinzamujyana mu byubahiro. Ikindi kizima, aba bacuzi bahagurukijwe no gukubita hasi ibyaha biri gukorerwa mu nsengero. Bivuga ngo rero niyo mpamvu twebwe leta y'umwijima itazatwishimira. Aba bose batarimo bemera ko dusenga naho bashingiye. Ikibazo cya nyuma tunasoza kijyanye umwanzuro, ibyo ari byose nyine nakomeje kuvuga ko bigaragara ko mudashakwa hariya. Urafata uwe mwanzuro, urongera ufate ziriya ntama n'ubundi zigukurikire, ushaka ahandi uzijyana, cyangwa se urakomeza ukore icyo bamwe bise gisa n'ihangana, urakomeza uhangane. Umunsi navukaga Imana yampaye guhangana. Burara akantu njya nigiraho, kuba leta y'u Rwanda yarageze twicaye mu mahoro, uko nyakubahwa Perezida wa Repubulika yahagarariye ingabo akababwira ati nimucike intege, no mu gihe gikomeye muhagarare turwane. Nubwo twitwa inyenzi tukitwa inyangarwanda, ariko uyu munsi tukwebwe hari ubwoko burimo bugenda Abanyarwanda bari kurengana. Ubu uyu munsi impamvu intwari zitwa intwari, habaho umunsi wo kwibuka intwari, nuko hari abitangiye igihugu cy'u Rwanda, twese tukaba turi bazima. Bakaba baraje bagakura jenoside yirobanura amoko y'amazuru, intoki, iki bakaza bagakura uwo muvumo wari waravumwe, bagakuraho hutututsi natwa, bagakuraho amashyaka yararimo Abanyarwanda amacakubiri. Nuko barwanya intambara, bayirwana ari inyeshyamba. Perezida njya nkurikirana, ubura nkunda gukurikirana amateka ye. Ava muri Amerika, ubwo yavaga muri Amerika kwiga igisirikare, akaza mu gihugu cy'u Rwanda, ngo ageze ku kibuga cy'indege igihe ngo yabonaga atari bubone inzira yo kunyuramo kubera n'amadolari yari yatewe inkunga. Impamvu yaje mu bwoko bw'Imana, ubwo Rwigema yamaraga gupfa, bamubwiye bati ingabo zisigaye nta mutware zifite, akemera akava mu gisirikare akaza kurwanira igihugu, akaba umugaba urwanira igihugu, akayobora ingabo zikarinda zigera uyu munsi ku ntsinzi. Ubu arabishe, abishwe, abiciwe, bose twarahuje, turashyingiranwa. Bivuga ngo ayo mahoro yabonetse, ariko habanje iki? Nicyo nashatse gusobanura. Amahoro, ntabwo amahoro azaboneka rero hatabonetse intambara. Nge Karosi nabyanditse, nubwo ubuzima nabuhatakariza, nge nta muvugizi mfite,
abo ndi kurwana nabo, ndi kurwana n'abantu bakomeye, ni abayobozi bakomeye bafite inote. Njye ndi umuntu nyakamwe. None intambara uzayitsinda ute? Kristo Yesu niwe uzandwanira. Dusorezaho. Murakoze. Genda saba uratsinze, icyo ngukundiye uri umuntu mugabo, urugendo rwiza kandi urugendo ruhire.